This love's not for you and me. Be my Juliet and I'll be your Romeo, my love. It's the hand of God, now Him bring you to me. It's indescribable what you mean to me. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo, my love? Oh yeah, yeah. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo, my love, my love. And when the stars come out tonight, I'll think about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes. Darling, you are my light, you are my love. Like empty and I will find you everywhere you go. And like Chuck and Jake, our love will never grow old. Please be my Juliet and I'll be your Romeo, my love. Tugiye kurebera hamwe rero inyigisho zirebana n'abashyingiranwe. Tureba ku camake z'itegeko rigenga umuryango n'abantu. Turibanda cyane cyane mu nshingano z'abashyingiranwe, ndetse tuze kureba no ku micungire y'umutungo w'abashyingiranwe. Dushimira aba bageni bahisemo gushyingiranwa ku buryo bwemewe n'amategeko. Ni uburyo kandi buteganywa n'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, kuba bubashye itegeko ry'igihugu cyacu, kuko rivuga yuko abashinga umuryango bagomba kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ko dufite n'abandi nabo babana ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ukumva umuntu w'imyaka 60 ngo ni ingaragu, ukabona umuntu wizukuruje aje ahangaha aherekejwe n'abuzukuru be n'abana ngo arashaka icyangombwa cy'uko ari iki, ari ingaragu. Ntibisebetse. Namwe rero abatarashyingirwa, kwitwa ingaragu ushaje ntabwo ari byo. Warabyaye ukitwa ingaragu, umwana azaba ingaragu, nawe uba ingaragu. Kubivuga ndumva ari byiza cyane, kubagira inama ko mugomba kubikora vuba, kandi twiteguye kubasezeranya. Aba baje gushyingirwa rero ku buryo bwemewe n'amategeko, ni ngombwa ko bamenya ugushyingirwa ni iki. Gushyingirwa ni iki? Gushyingirwa kwemewe n'itegeko kuvugwa muri itegeko ry'umuryango ni uguhuza umugabo umwe n'umugore umwe, bigakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, bikabera mu ruhame rwa benshi. Uko niko gushyingirwa kwemewe. Ariko guhuza umugabo n'umugore umwe babyemeranyijeho, hatazagira uterura hariya ngo ngwino tugende dushyingirana, ukamukurura ngo ni umugabo n'umugore mwabyemeranyijeho. Bigakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere kandi bikabera mu ruhame rwa benshi ko mungana mutyo. Uko niko gushyingirwa kwemewe. Uku gushyingirwa rero kubanzirizwa n'ibintu bitatu by'ingenzi bisabwa abagiye gushyingiranwa. Iyo batabyujuje ntabwo ishyingirwa ryemerwa. Icya mbere, abagiye gushyingiranwa bagomba kuba bujuje imyaka 21 nibura y'amavuko. 21 nibura y'amavuko. Yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, bagomba kuba bujuje imyaka 21 y'amavuko. Imyaka y'ubukure mu Rwanda ni 18, ariko yo gushyingirwa ni 21, hataburaho n'umunsi n'umwe n'amasaha.
iyo utayujuje rero ntabwo gushyingirwa ubu byemerewe. Niba hari uwabeshya ari buze gushyira agatoki hejuru atubwira ati haburaga icyumweru mureke nigendere. Icya kabiri, ntabwo byemewe ko abafitanye isano rishingiye ku buvandimwe cyangwa ku rwego rubujijwe bashyingiranwa. Abafitanye isano rishingiye ku buvandimwe ntiwashyingiranwa na nyogosenge, so wanyu, nyoko wanyu, musaza wawe, mushiki wawe, yewe na mubyara wawe. Isano rishingiye ku buvandimwe. Ko muvuze cyane barimo mubatubwire. Baba barimo ngo tubareke bigendere. Icyo bivuze ni umuco, ntabwo umuco wacu wemera gushyingiranwa abafitanye isano rishingiye ku buvandimwe. Ibyo ni bisanzwe. Ku rwego rubujijwe, birabujijwe gushyingiranwa n'umwana wabereye umubyeyi utaramubyaye. Iyo wareze umwana ariko utaramubyaye mu buryo bwemewe n'amategeko, adoption, kwadobuta ni mubizi, ukamwadobuta akaba umwana wawe, ntabwo wemerewe gushyingiranwa nawe. Ntabwo igihe kigera uvuga uti uyu mwana namureze neza, naramwigishije, naramugaburira, none yabaye umusore mwiza, ndamwifunga. Yabaye umukobwa mwiza, ndamwifunga ngo yagejeje imyaka kubera ko wamureze. Ntabwo byemewe. Aho ni ku rwego rubujijwe. Yewe nta nubwo wemerewe gushyingiranwa n'uwo wibyariye. Byumvikanye? Ikindi kibujijwe ni ugushyingirwa bwa kabiri, ishyingirwa rya mbere ritaraseswa. Ntabwo ushobora kubenguka umugabo cyangwa umugore ngo ute uwo mwashyingiranywe ngo wongere ujye gushyingiranwa n'undi ryasezerano rikirimo. Biri kumvikana neza ibyo? Wabikorera ku butaka bw'u Rwanda, wabikora hanze yabwo, ntabwo wemerewe gushyingirwa bwa kabiri, ishyingirwa rya mbere ritaraseswa. Ibyo rero ni impamvu, bishobora kuba impamvu ikomeye yatuma ishyingirwa riteshwa agaciro. Ishyingirwa riteshwa agaciro ryari? Iyo bigaragaye yuko umwe mu bashyingiranywe atari yujuje imyaka 21 y'amavuko, ishyingirwa riteshwa agaciro. Ushobora kuza ugashyingirwa, ugakoresha uburyo bwose, ugataha ukazi ngo ukabuzi ko byarangiye, ariko iyo bimenyekanye ishyingirwa riteshwa agaciro. Ikindi, iyo bigaragaye yuko umwe mu bashyingiranywe bari bafitanye isano rishingiye ku buvandimwe, ishyingirwa rishobora guteshwa agaciro. Ikindi, niyo bigaragaye yuko washyingiwe ubwa kabiri kandi ishyingirwa rya mbere, amasezerano ya mbere atarasheshwe, iryo shyingirwa riteshwa agaciro. Uguteshwa agaciro kw'ishyingirwa gutegekwa n'urubanza, urukiko. Ntabwo ari uwo ari we wese waza ngo ndabatandukanyije mufitanye isano, tegekwa n'urukiko. Izo rero ni impamvu zikomeye zatuma ishyingirwa riteshwa agaciro. Ku bashyingiranwe hari inkurikizi zikomoka ku gushyingirwa. Inkurikizi, ubu twageze mu nshingano zireba abashyingiranwe. Abatari bagashyingiranwe bafite ubuzima babayemo, bigengaga, biyoboraga, bagendaga uko bashaka, batahaga uko babyumva, bakoraga uko babyishakiye, ariko uyu munsi bagiye gushyingiranwa.
bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Hagomba kubaho impinduka. Abageni ndi bavuga bakarebana ngo nibiki birahinduka. Wese ari kureba mugenzi we ngo nibiki biri buhinduke. Hari bigomba guhinduka. Yaba ari ku myitwarire birahinduka. Yaba ari ku nshingano birahinduka. Sibyo mwabageni? Abantu bajya bikorera umupira saa 8 z'ijoro za Arsenal, abandi bakava mu kabari bukeye. Wigengaga wapi? Kubashyingiranywe rero dore inshingano bahuriyeho bombi, ireba umugabo ikareba n'umugore, ni inshingano yo kurera abana no kubitaho. Abana muzabyarana cyangwa mwabyaranye, mufite inshingano yo kubarera no kubitaho. Iyo nshingano ntabwo ireba umugabo gusa, nta nubwo ireba umugore gusa. Umwana agomba kurerwa, agomba kwigishwa, agomba kwitabwaho, yaba ari ukumuvuza, ari ukumwambika, no kumutoza indangagaciro zishingiye ku muco nyarwanda, kugira ngo babe abana beza babereye umuryango, babereye igihugu. Umwe mu bashyingiranywe wateshutse kuri iyo nshingano, mugenzi we arayimuregera. Umwana yavuye mu ishuri yabuze minerivare, yabuze amakayi kandi hari ufite ubushobozi, mugenzi we arabimuregera. Umwana wabuze ibyo kurya kicwa n'inzara kandi hari ufite ubushobozi, arabimuregera. Iyo umwana yabuze n'ibyo kwambara atitaweho, uburenganzira bw'umwana butitaweho n'umwe mu bashyingiranywe, mugenzi we arabimuregera. Iyo ni inshingano y'umugore, ni inshingano y'umugabo. Kwita ku mwana rero atangira kwitabwaho bigeze he? Agisamwa. Urumva mwabagabo, ntago ari ugutera inda ngo urekeraho ngo uzabona yavutse. N'uburimburimba gitwita uratangira ukamuririmbira da, akazavuka na morale, akazavuka afite ubwenge buzima atagwingiye. Kandi ubwo ngubwo no gufata mama we neza, sibyo? Kugira ngo n'umwana azavuke neza, ari umwana umeze neza. Mwumvise inshingano zanyu? Hanga bari kwibaza ngo bazazishobora, mugomba kuzishobora. Keretse nimuvano mubihakanye, kandi mubihakanye ubwo mwakwijyana ntabwo twabashyingira. Ariko nitubashyingira biraba bibaye itegeko. Ufite inshingano yo guhana ibibatunga. Ni inshingano y'umugabo, ni inshingano y'umugore guhana ibibatunga, kandi hakurikije uko bikenewe na buri wese. Ibitunga umuntu bigomba kuba bingana n'ubushobozi bwa nyiri kubitanga, kandi bigatangwa mu kigero nyiri kubikenera afitemo. Nta kwifuza rero. Hari uwifuza ukamuhereza iki ntanyurwe, ukamuhereza iki ntanyurwe, ibintu byose ntanyurwe. Bamwe bakajya gufata amadeni kugira ngo ashimishe mugenzi we. Ntabwo ari umuco mwiza. Ugomba kunyurwa ibingana n'ubushobozi bwa mugenzi wawe. Ikindi, mufite uburenganzira n'inshingano bingana. Mugomba kudahemukirana, mugomba gufashanya, mugomba gutabarana. Abantu bari kwitana basheri rero n'abashushu, ntabwo bigomba kuba mu magambo gusa. Ntabwo wamwita sheri wamukubise, ntabwo wamwita shushu wamusuzuguje mu muryango, ntabwo wamwita shushu utamwambika, ntabwo wamwita hani afite inzara. Muririmbyi yavuze ngo nta jotema inzara
byo wabizana ibyo byose ni ukubyirinda naho ngaho biva murasabwa kubahana kwihanganirana kwihangana hari abafite uburere bwabo bavukiye mu muryango akorana n'uburere bw'uwo muryango n'undi nawe gutyo ariko uyu munsi mugiye kujya mu rugo rwanyu biragusaba ko mugira umuco umwe uranga urugo rwanyu hanyuma igicitse mugenzi wawe wihangane mwihangane uko umuco character ntabwo zihuye wihanganire mugenzi wawe hari ibyo abagabo bakunda hari ibyo abagore bakunda mugomba kwitaho cyane abagabo bakunda icyubahiro nta bagore mwe mugiye gushyingira mubahisha abagabo banyu baba abagabo bababereye umugabo mwiza uberewe ukamwitaho sibyo mwabagabo ariko muzakora ibyo mushoboye ubuye kuvuga uti kubahisha umugabo niki utangira ugere mu rugo nataha umukuremo inkweto umwoza ibirenge cyumweru amazi ashyushye icyumweru nigishira nakonje nayo ayaburi intambara birarose uzakora ibyo mushoboye ushyashyane ngo sheri ngo araje ngo mutegurire icyumweru ni kimwe nigishira ayoberwe naho wagiye telefone wamuhamagazaga buri munsi zitangire ziburi hatari ko uyu muntu ni wanyitaga hani ni wanyitaga sheri byavuye he abagore bakunda guteteshwa mwabagabo mwumvise ibanga rikomeye muzabateteshe zabateteshe kumutetesha ntagaruka umuhamagara ngo sheri abagore bakunda imyenda yo kwambara kandi myiza muzabambike baberwe baba abagore bababereye bakunda n'amasakoshi yaba nto yaba nini niyo ajya mu 200 urutugu n'urwe uzamenye ko bayakunda bakunda n'amavuta yo kwisiga ntimuzabacupize byo bakunda uzabishyiremo imbaraga sibyo uzabishyiremo imbaraga mugomba gufashanya ntakwiye kugira imibereho myiza kurusha mugenzi we hari ubwo usanga imiryango yarashyingiranywe ibana ariko ugasanga buri wese afite ibyo yigengaho n'undi afite ibyo yigengaho kandi barashyingiranywe ugasanga umwe araberewe kubera ko afite ubushobozi aravuga ari kumvikana ari smart ariko mugenzi wundi yaramucupiza uzasanga umugabo ufite benzi y'imodoka ufite ari smart ariko umugabo we umugore we yamugura inkweto zitwa pamwaye murazizi pamwaye zazindi zantabusho nyiramagori ngo nizo zajyana mu misari zajyana ubukwe kamucupiza n'umugore warushije umugabo ubushobozi bikagenda gutyo yewe bakanabihakana ngo nabashoferi babo ngo nabazamu bingo zabo mukwiye kubana mugasangira kabisi mugasangira ubuzima bwose bworoheje ubukomeye ubwiza n'ububi mukabusangira mugomba gutabarana rero gutabarana kumenya kubana na mugenzi wawe mu bihe bikomeye no mu bihe bidakomeye yarwara ukamurwaza ukamwitaho yababara ukamuhumuriza ariko ibi ngibi
bimaze kugaragara yuko abantu bashaka impamvu, ushaka impamvu zidafite n'ibimenyetso. Harabirirwa bafotora abandi, ati ku rusengero bari bahagararanye, ati muri bisi bagiye bicaranye, ati mu bukwe dore banahoberanye bagafotora bakoreza kuri za WhatsApp. Wavugana n'umuntu, ni impamvu izo ngizo. Bigomba kuba afite ibimenyetso bifatika kandi bikemezwa n'urukiko. Birumvikanye. Ikindi ni uguta urugo nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana, nayo ni impamvu yatuma bagutandukana burundu. Ikindi ni igihano cy'icyaha gisebeje, guhamwa n'igihano cy'icyaha gisebeje. Icyaha gisebeje, ucuruza ibiyobyabwenge, ucuruje kanyanga, siriduwiri, urumogi, si icyaha gisebeje. Umwashyingiye ashobora kubisabira ubutane. Ikindi, urundi rugero, ubwicanyi. Hari abandi bavuga ngo kindi gisebeje ngo ni ugucuragura, ariko nacyo cyaguhamye uri gusimbukira ku ngo z'abandi, nabyo babuje amahoro, ko nacyo kirasebeje nyine. Ikindi ni uguhoza undi ku nkeke. Guhoza undi ku nkeke, igikorwa icyo ari cyo cyose ushobora gukorera mugenzi wawe, ubishaka cyangwa utabishaka, kikamubuza amahoro yo mu mutima, kikamubuza umutekano. Muri ibyo ngibyo harimo gutesha agaciro mwashyingiranwe, kumusuzugura no kumusuzuguza abandi, kumukubita. Hari abagabo bakubita abagore, hari abagore bakubita abagabo, nabo barahari, bajya basasira abagabo imigozi, ugataha akakuzirika amaguru hose, ubundi akazana umwase n'icyo akaguhondagura. Barahari. Hari abandi babwira abagabo uzongera kuvuga muri uru rugo, umugabo agahora acecetse. Ababwira ati taha, amasaha arageze, subira, jya muri ibi. Barahari. Abagore nk'abo nabo babaho. Abagore rero, abagabo nabo bakubita abagabo. Ubu ngubu kubera gukubita no gukomeretsa biri mu byaha bihanwa n'amategeko. Ubu ntago bakibikora, ni bike cyane, ariko basigaye bababwira amagambo ababaza umutima. Gukubita ntabwo ari cyane, ariko amagambo ababaza umutima nibyo bintu biri gushegesha ingo. Yemwe baherekeje siko bimeze, namwe wanyu siko bimeze mu ngo. Uragera mu rugo umwe akaryama yerekeye ikasikazi, n'undi akabyama yerekeye ikusi, abana bakabura ubitaho, bakabibona. Umwana akagwingira mu bitekerezo, agakura yaragwingiye, ari umukobwa cyangwa ari umusore, nta affection y'umubyeyi yigeze, ntibavugana mu ngo. Agakubitana n'umusore nawe wabaye gutyo, yaragwingiye. Ubwo muzabyara umwana umeze ute? Ni ingwingiri. Abana babuze kirera kandi ababyeyi bahari. Kutumvikana, kujya impaka zidakemura ibibazo, nk'abagenimo, ibyo birahari.
kwanga kuvugisha uwo mwashyingiranywe naryo ni ihohoterwa. Abagabo batazi gushimira abagore babo, yaba yakugaburika mugihe turakoze sheri, ariko babari inyuma yabo ari uwamubwiye atari kuhamagara sheri ngo reka da, yavuga ngo ibyo bintu wabyigiye he, bura ngo uvuye mu ndaya, ngo ibyo byashero bizanye ute, niko bajya bavuga. Hari n'abandi bagira amagambo menshi. Abageni mukurikirane, muri kwiganirira. Umugabo wabwiye umugore we arimo kwiregura ngo impamvu batavugana ngo yanze kumuca mu ijambo ukubera ko umugore agira amagambo menshi. Ngo yanze kumuca mu ijambo ukubera ko umugore agira amagambo menshi. Amagambo menshi rero ntabwo ari meza, ugomba guhana amagambo. Umugore kaza ugatanga saa 2 yasinziriye, saa 9 azagira ati byuka tuvuge, ati byuka tuganire kubera ko akangutse. Kagukomanga ati cyo mpfa nawe urasinzira. Umuntu w'umugabo usinzira amasaha ugomba kurinda urugo, ati byuka tuvuge kubera ko ukangutse. Wakanguka yatega amatwi itari ku bintu bimeze biti, ati tasi yamenetse saa 9 z'ijoro, ati sahani yatakaye. None wabigenza ute? Uzamukubita inkokora ngo kuvugishije nijoro ngo kandi yari kwihangana bugacya. Ubwo byamubabaje, ugomba gutega amatwi mukabiganiraho neza. Bose undi kunkeke rero ni impamvu ikomeye yatuma haba gutandukana burundu. Ikindi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hamwe babanza gusuzugurana. Abagabo babwira abagore ati kitabuze ni abagore, bivuze yuko amugereranya n'abandi. Harimo n'agasuzuguro, harimo no kumuca inyuma. Iryo ni ihohoterwa. Icyo ni igikomeye kiri rusange. Umugore nawe akabwira umugabo ati se ubundi umaze iki ko kubona amapantaro gusa, nabo barahari babivuga. Icyo ni ihohoterwa. Iryo ni ingero zimwe na zimwe, ariko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni icyaha gikomeye cyatuma utana burundu. Ikindi ni ukumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu. Impamvu zikomeye zatuma gutandukana burundu. Hanyuma ku micungire y'umutungo w'abashyingiranywe ni uburyo buteganywa n'itegeko. Abashyingiranywe bumvikanaho uburyo bazacunga umutungo wabo. Itegeko rero riteganya ubwoko butatu bw'imicungire y'umutungo. Ubwa mbere ni ivangamutungo rusange, ubwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, ubwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange na Ishema Alphonsine. Love is a beautiful thing. This love not for you and me. Be my Juliet and I'll be your Romeo. Nikodemu Hakizimana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ishema Alphonsine mbere umugore tukazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Alphonsine Ishema maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Hakizimana Nikodemu umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Like empty, and I will find you everywhere you go. And like Chuck and Jake, our love will never grow. Please be my Juliet. maze kumva amasezerano ya Nsabimana Theoneste na muja w'Imana Gaudence, Imana Valence n'Uwitonze Jacqueline, Sanyu Alexis, Ingabire Angelique, Hakizimana Nicodème na Ishema Alphonsine, Habumugisha François Xavier na Kamire Annonce, Ntaganda Jean Damascene na Dusengimana Claudie, Barame Jean-Marc na Ntabanganyimana Liliane, Munyemana Jeredi na Isimbi Joyeuse, Hirwa James na Alizera Marie Ange, Ndayisaba Nsengiyumva na Nyiramahirwe Amin, Tuyishime Abraham na Nyiranzandiko Floride, Mbanezabaye Oswald na Mugiraneza Angelique, Tusenge Faustin na Nigena Jacqueline bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubashamabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. My love, and when the stars come out tonight, I'll think about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes, darling, you are my light, you are my love. Like empty, and I will find you everywhere you go. And like Chuck and Jake, our love will never grow. Please be my Juliet, and I'll be your Romeo, my love. Yeah, yeah. Would you be my Juliet, and I'll be your Romeo, my love, my love. And when the stars come out tonight, I'll be thinking about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes, darling, you are my light, you are my love. Take my hand and walk with me, my love. Just say what you want and I'll get it for you, my love. Take my all, I give it all, and take it back. All I want is your love. You can take my all, I give it all, and take it back. All I want is your love. All I want is your love. Oh yeah. Think about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes, darling, you are my light, you are my love. Yeah. Be my Juliet, and I'll be your Romeo. Yeah, my love, you are my love. Would you be my Juliet, and I'll be your Romeo? My Juliet, and I'll be your Romeo, my love. Would you be my Juliet, and I'll be your Romeo, oh my love, oh my love. YegoB.com
n'abandi babona uba ubona ibyiza biri muri jyewe kurusha ibibi iby'abandi bafataga nk'ibyago byakubereye nk'amahirwe kubera ko unkunda baby wangu niwe abandi bana wanyiyegereje abandi bamunga nanjye sitagutegura nawe siyatura taguhora iruhande turashimira mama Pasiteri Imana imuhe umugisha ntekerezaga benshi barabizi ni mukuru wa Ishema ntabwo rero bakuru b'abantu bose ariko bemera yuko barumuna babo batahana abantu mu ngo zabo ibyo ngibyo ni ibintu tuzi aho isi igeze ariko iyo umuntu akwemera nk'amaraso ye akakira n'abantu akakira n'umuryango akakira Nikodemu mu rugo nabyo turabishimira Imana imuhe umugisha cyane mwakoze rero ndatekereza yuko tugiye gufata umwanya mutoya tuganire ikimuri ku mutima kandi ntekereza yuko nta muntu wabura icyo avuga kuko ntabwo twarya gusa ngo tumwe duhaguruka tugende uyu ni umwanya mwiza iri ni iteraniro kandi rigari ryo gushimiramo Imana ibyo twabonye ibyo Imana yadukoreye umunsi wose byiza cyane ni iby'igiciro Pasiteri yarakoze kumva ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga icyo navuga cya mbere ni ukumanza gushimira Imana kuko yaraturemye dushyira kuri iyi si ndetse iraduhamagara ngo tuzaba bayo tube muri yo nayo ibe muri twe ishimwe rinini cyane ndagomba kumanza gushimira Imana nkaba nshimira Imana kubwo yamaze kuturema ikadushyira muri iyi si nubwo byabaye igitangaza kuri benshi ikaduha urubyaro tukabishimira Imana nubwo habizemo ibikomeye kandi namwe aho mugeze aho ngaho mwagiye murabyumva hanze ukuntu ibintu bikomeye ariko turabishimira Imana yuko yaduhaye uburyo bwo kubarera bakaba bageze aha ndetse bakavukira mu kirisitu na n'iyi saha bakaba bagikunda Imana ubwo ndongera kuvuga irindi jambo ryo gushimira Imana yuko Nikodemu yageze inaha Imana ikamufasha kubana n'abavandimwe akaba ageze igihe cyo kubona inshuti cyane cyane nkora muporofe we bari barabanye ikagogo ku ishuri ariko kubona yarageze inaha akabona Imana ikamuha izindi inshuti abana nazo ni igiciro kinini cyane Imana kubw'uyu munsi urugendo rwa Alphonsine na Nikodemu ni rwiza ngewe kubera ko mba hafi Nikodemu byatangiye mbimenya n'uyu munsi rero ndashima Imana aho bigeze ubwo hasigaye umunsi umwe ariko nawe dufite ibyiringiro mu kwizera ko nawo uzaba kandi ukagenda neza ndashima Imana ko yabanye natwe mu rugendo rurerure twagize kuva tuvuka kugeza uno munsi uyu munsi ni uw'igiciro ku bwa murumuna wacu uyu nguyu Ishema niwe bucura mu rugo aho tuvuka turashima Imana ibyo yamukoresheje ikamurinda kuva ari umwana mutoya tukagira umugisha akajya mu ishuri Imana igakomeza ikora ibitangaza akajya no muri kaminuza kandi akabona na diplome nziza ibyo nabyo ni iby'igiciro kuri uno munsi ntabura gushima Imana kandi murabizi igihe birakomeye ariko Imana yaramurinze kugeza ubwo imweretse uwo bagiye kuzafatanya urugendo rurerure rwo kuri ino si yafashe igihe cyo kubitekerezaho afata igihe natwe turabiganira niyo mpamvu mubona kuri uno munsi twicaye aha ngaha icyo mbifuriza we n'uwo bagiye kurushingana ni uko bazagira urugo rwiza urugo rwubakiye ku Mana ibyo nirwubakira ku Mana ibindi byose Imana izabikora turi hano muri runo rugo ntago papa w'abana ahari ariko turahari namwe abavandimwe mwaje kudushyigikira
uru ni urugendo, abo bana bacu tuzakomeza tubashyigikira tubari inyuma. Ejo niho nandimo mubwira ngo muteye ikirenge mu cyacu, tuguye mu ntege, niyo mpamvu tuzakomeza tubafata akaboko uko tungana, namwe uko muri hano nzi ko tuzafatanya. Nanjye ndashima Imana cyane kuko niyo yatumye twicara aha ngaha. Nkongera kuyishima cyane ko yampaye ubuzima. Nkongera nkashima cyane umubyeyi wanjye wambyaye, yarandeze antoza imico myiza kuba ngeze ubu ngubu, ari nabyo byatumye nyine Nikodemu ari ubaye umugabo wanjye guhera uyu munsi. Yampisemo kubera imico myiza umubyeyi yantoje, na bakuru banjye ndetse n'abasaza banjye bose ndabashima. Haleluya. Amen. Kibaza ko ni umunsi mwiza kuri njyewe, no mu mateka yanjye, n'iminsi nsigaje kuri iyi si. Ni umunsi w'amateka kuri njye. Ndashimira Imana rero ko yandemeye uyu munsi mwiza, nkareba n'ibirori byanjye mu buzima mfite kuri iyi si. Umunsi wo kugira umugore ni umunsi w'amateka mu buzima bw'umuntu. Rero ndabyishimiye cyane, Imana ihabicurira. Ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira n'umusaza bambyaye bakandera ngakura. Yenda ngomba kuba narabivuze kenshi, ariko n'uyu munsi ndabivuze. Ndabashima, barakoze. Kandi ndashima n'umuryango w'umugore wanjye Shema, nabo bagize neza kumurera kandi bakaba baranyemeye mu muryango wabo nk'umukwe. Nabo ndabashimira cyane, mwarakoze cyane. Ikintu gikuru rero nyuma y'ibyo nshaka kuvuga nuko Imana yari izi urugendo rwanjye kuva nkivuka kugera uyu munsi no mu minsi yose isigaye. Mu mibereho yanjye nabyirutse nsanga mu rugo bakunda gusenga, ariko nanjye ngeze mu mwaka wa 4 segonderi, imyaka yo hasi yenda najyaga mu rusengero kubera ubukristo bwo mu rugo n'ibindi, ariko mu wa 2 segonderi nibwo nafashe icyemezo cyo gukizwa. Ariko ngeze mu wa 4 segonderi numva ijwi ry'Imana rinyakura rivuga ngo Nikodemu ndaguhamagaye, ndifuza kuzaba umukozi wanjye. Nkurira muri ubwo buzima rero, kandi nanjye nemera umuhamagaro, nkurikira inzira y'ubukristo. Ndangiza segonderi njya kwiga kaminuza. Muri ibyo bihe byose nagiye ngira amahirwe yo kuyobora imiryango itandukanye. Ndangiza kaminuza, mbona akazi, ngira amahirwe nkomeza kwiga masters, ndayirangiza. Muri ibyo bihe byose rero nkunda kubana n'abantu bose amahoro, kuko sinifuza kugira umuntu nabangamira mu buzima bwe, kuko nanjye nanga umuntu mbangamira. Nanga umuntu mbwira ibintu binkomeretsa, nkuko nanjye nanga kugira uwo mbibwira. Mba numva nshaka kuba mu mahoro, nava mu kazi nkakaraba nkiryamira, nangwa ngasoma ibitabo byanjye nkunda gusoma. Ubwo nibwo buzima nkunda. Muri ibyo bihe rero urumva umuntu wakundaga kuyobora groupe zitandukanye, nabanye n'abakobwa benshi n'abantu benshi batandukanye, ariko nkumva igihe cyanjye cyo gushaka ntikiragera. Mu kurangiza kwiga kwanjye nagize amahirwe, nkorera yemwe n'amafaranga. Umusore ufite amafaranga hari uburyo agira n'akantu ko kwirata, ukumva umukobwa uzarongora ukumva sinzi ukuntu azaba ateye, sinzi urugo azaba avukamo, kuko nakoreraga amafaranga. Urumva nigishaga segonderi, nkigisha muri kaminuza ahantu habiri, ngakora ibiraka by'ubukonsirita mu maproje. Numvaga mfite amafaranga yanyemeza kurongora umugore nifuza uwo ari we wese, ariko nanone nkumva
ntabwo ari igihe cyanje nkuma nshaka kubanza naraninga projet zanjye. Nyirangiza kwiga rero ubwo nagize ngo mbibabwire kuko hari mutazongera yenda kugira amahirwe yo kubyumva kuko ubundi tuzajya tuganira ibindi, ariko uyu ni umuryango ngoye kubabwira bene ibi. Igihe rero cyarageze numva ibyibanze mu buzima bwa gisore. Ubuzima bwa gisore mvuga ntabwo nagize imyitwarire mibi, ahubwo ndavuga urwego rwo kwiga nifuzaga no kubona aho kuba. Mvuga ngo hari aho bigeze, numva noneho igihe cyawe cyo gushaka umugeni kirageze. Ntangira gushira amaso hanze mu bakobwa bose twiganye, abo twabanye n'ibindi byose, ariko kandi nkagira n'umwanya uhagije wo gusenga. Uyu Shema ntabwo nari muzi, ariko umunsi namubonye bwa mbere numvise umutima wanje umukunze. Nk'umuntu mukuru rero nagombaga kumenya amakuru ye, ndayamenya n'ibiganiro byinshi naganiraga nawe nabyo riyantaga ahantu nifuza, isanga koko asa neza n'umugore nasabaga Imana. Haleluya. Numva asa neza n'umugore nasabaga Imana, haba mu myitwarire yiwe, haba ku rwego rw'imitekerereze, ndetse biba n'amahire ko nawe avuka mu muryango w'abakristo. Numva rero biranshimishije, kandi icyo nashatse kuvuga ni wa mugambi w'Imana mu buzima bw'umuntu, koko Imana iradushigikira muri uru rukundo rwacu. Kugeza uyu munsi Shema yiyemeza kuba umugore wanjye, turabiganira. Ndibaza ko abantu b'umuryango babimenye igihe hagati yanjye nawe ibyo twagombaga gutekereza no kuganira biri ku rwego numva nifuza, kandi nabonaga ko nawe amaze kubyakira ku rwego rushimishije. Rero Shema umugore wanjye, nk'uko wabivuze uvuga ngo narakoze kugutoranya abakobwa benshi nari nzi, nanjye ndagushima kuko wemeye kumbera umugore kandi ukemera ko dufatanya muri uru rugendo. Birumvikana icyo abantu baba bifuza ni ukugira umuryango mwiza uzakira abantu bose, kandi ikiruta byose uharanira kuzabona ubugingo buhoraho, kuko ubuzima bwo mu isi bwo ni ubw'igihe gito, ubuzima bwiza ni ubwo twazabamo ubuziraherezo mu bwami bwo mu ijuru. Rero ndashimira uyu muryango, haba kuva kuri Papa Naomi n'abandi bose bo muri uriya muryango. Abenshi tumaze kumenyana n'inshuti zanjye. Ndabashima cyane kuko mwanyakiriye kandi mukagira n'uruhare mu rukundo rwacu. Rero kuri uyu munsi ndumva meze neza mu mutwe, nta bibazo byinshi, ndumva ntekanye, ndaterereye. Mu minsi yashize nagize akazi kenshi, numva ngize stress, ariko nagiye kwa muganga, numva ninjiye mu minsi y'ubukwe, numva ntuje meze neza, kandi turizera ko n'ibihe bisigaye turabona imyiteguro irimo kugenda neza. Kandi nk'uko mama wanje yabivuze, ibintu byose ni ugukomeza kugerageza Imana. Ndishimye kandi ndibaza ko abantu bo muri uyu muryango tuzakomeza gufatanya no kuganira byinshi. Rero nabashimiye ko mwaje kudushyigikira, mukaduha n'umwanya wanyu mu bintu bigorana. Ni umwanya nanjye kugira ngo muhe umwanya wanjye, numva bingoye, ariko ndabashimira ko mwaduhaye umwanya wanyu, kandi ndabashimira na Shema mu maso yanyu ko Shema ari umuntu wumva usa neza n'umugore nifuza mu buzima bwanjye. YegoB.com